Imana isa nkaho yatoranyije abantu. Imana igenda itoranya abantu, igenda ibatoranya, bamwe irabazamura ibagira abo kwifuzwa. Yego. Imaze kubazamura bamaze kubagira abo kwifuzwa, habaho ikintu cyitwa ko abantu bose bamaze kumva ko bakomeye, abantu bose bumva ko bafite ibyubahiro, abagenda bumva ko bagaragiwe, abumva ko bafite ibyubahiro, Imana ubwayo irimanukira bose irakonkobora, ikubita hasi. Ukabona umuntu n'umushumba afite amayisikoti nk'abiri ameze atya, kandi Imana ari ibasha kutwereza abamarayika bayo, ugasanga undi ni potre, undi ni ikintu, mbega abantu bakomeye. None Imana iramanuka iraze kubita hasi. Imaze gukubita hasi icyo cyiciro cy'abashumba n'abarimu n'abandi bose igikubita hasi. Imaze kugikubita hasi, ubu ngubu abantu benshi bari hasi. Bamwe basubiye gukora imirimo ndetse banashaje batashoboye. Siko bimeze. Kandi barakoreye Imana, ariko kwa ko bagiye bakora ibintu bitanejeje Imana, yaraje bamwe bagira abashumera abandi bakubita hasi. Uyu munsi bari hasi ku buryo bashonje. Siko bimeze. Ariko si cyo ndashatse kuvuga, ibyo ngibyo byarabaye abantu bayibona. Imana yagiye bivuga kuntu igiye kukonkobora, kuzamura, guhana, guhemba, ibintu byose yabivuga gutyo, abantu bakabyumva gutyo. Noneho Imana ikintu kimanuye, imanutse noneho buri muntu wese kureba. Shalom, shalom nshuti z'umusaraba. Umwami wacu Yesu ashimwe cyane, aho muri rya none ku isi turabashuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibagirire neza. Abantu mudukurikira ku Nzira y'Ijuru TV buri munsi turabakunda cyane, murabizi. Wenda birashoboka ko bwa wari ubwa mbere ugeze ku Nzira y'Ijuru TV. Nimba ari ubwa mbere, karibu urisanga mu rugo kwa data. Inzira y'Ijuru TV ni umuyoboro Imana yaduhaye kugira ngo dukorereho ivuga butumwa ryiza rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo turi abo yaremye kera, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Mu gihe cyose tugihumeka umwuka wazima, ntabwo turi abacu ngo twigenge, ahubwo turi ab'Umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma inshuti zanjye, uyu munsi twongeye kugira umugisha kubana n'umukozi w'Imana. Bamwe baramuzi, abandi ntibamuzi. Umugabo amakuru ki? Imana irabarinze na famiye. Hari umuntu ukubonye ari ubwa mbere, wamwibwira ukamwibwira gute? Abadukurikirana bari bwo bwa mbere batubonye, Nziza Augustin muri Rwamagana, aho ni iwacu. Imana iduhane umugisha. Augustin, hari ijambo Imana ishyize ku mutima wawe uyu munsi. Reka ubanze ushime Imana mbere yuko dukomeza dushyira imbere y'Imana, n'abazumva iki kiganiro bazumvira ijambo, iyi message Imana izabe mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Karibu. Narone Imana turagushimye kubwo tubonetse ku mwanya nk'uyu, byo nuhererwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugushimiye ko nijoro twaryamye bikemera, tukabyuka bikemera, turambuye amaso biremera, turambuye amaboko biremera, tuvuze biremera, dutambutse biremera. Hari ibyo bakoze ku ijambo riravuga ngo uzatanga abo nyinshi ku bwacu zipfe. Ngushimiye ko rero watanze abo nyinshi tukabyuka, Daniel akabyuka bikemera, nanjye akabyuka bikemera, ndetse n'abandi bose bazakurikirana nabo babyutse bikemera. Kandi turagushimiye kuko ukomeje kumurindira abana, ukomeje kuturindira abana, ukomeje kumurindira umudamu, ukomeje kurinda imiryango muri rusange. Ibyo turabigushimiye. Haleluya. Uyu mwanya rero nuhabwa icyubahiro cya mbere. Iyi nzu tuyisabiye umugisha, ibi byuma tubisabiye umugisha kuba Daniel yitanga, akabasha gukoresha imbaraga nyinshi, agatanga amafaranga, akora byose kugira ngo benshi bashe kumva ijambo ryawe kandi ribashe kubahindura, kugira ngo batazagira urwitwazo n'ibyo bavuga. Rero tujya kuganira ku ijambo ryitwa kwizera, numanuke kugira ngo ushyigikire, kandi imbaraga nyinshi zirimanukiremo ku buryo uzabyumva wese bizamutera guhinduka, ndetse yaba mu buryo bw'umubiri akaguka, yaba mu buryo bw'umwuka akaguka, ndetse akareka n'ibyaha. Rero kandi ndabizi no jambo buryo umva ko ashobora kugira neza, kuko kugira neza nibyo bizatuma n'ejo tubasha kuryinjira. Urakoze rero kuko hari ibirara bigiye guhinduka, usambanyi, ibirara, mayibobo, ndetse n'abandi bose barimo gukora bibi, babikora mu rwihisho bagenda bakora ibyaha, kuko ijambo rivuga ngo nta kiri mu mwijima kitazapfunurwa ngo kishyirwa habona. Reka rero abantu bawe ukomeze ubahindure kandi ukomeze utange agakiza impande zose. Twasengaga tuvuga ngo
niwe urukiza ubane natwe Amen. uriho imitego yose yatuma ijambo ryawe ritagira agaciro kandi twebwe tubure wowe uboneke dushobora kwihimbaza twumva ko dushoboye ari nicyo tuzi ariko umwuka atarishyigikiye nta kintu na kimwe twakwimarira reka rero umwuka wera aza akureho kandi ashyireho aza akomeze urakoze kuko ugiye kumurira ijambo kandi uzabasha wese kubasha kuryumva akabona umugisha uva kuri wowe kandi agahindurwa nawe kugira ngo byiza bikomeze bigere kuri benshi abera bose dushimiye kuri Imana ikoze ibyiza ni mu izina ryawe Yesu Kristo amen amen. Yesu aguhe umugisha mu mukozi w'Imana. Urakoze cyane. Hanyuma wakomerezaho ugatambutsa message Imana igushyire ku mutima. Yego urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Tujya kugana ku ijambo ry'Imana kugira ngo rigere kuri benshi. Njya uri imbere yanyu ndi imbata. Kandi tujya kuganira kuri Yakobo. Yakobo nawe yavuga ko ari imbata ya Kristo. Ubwo yamaraga kwizera Kristo no kumenya Kristo byatumye nawe bimbata. Rero tujya kuganira ku ijambo riri mu urwandiko rwanditswe na Yakobo. Urumva ni Yakobo warwanditse, urwandiko rwanditswe na Yakobo. Yakobo akimara kwizera Kristo no kumwemera hari urwandiko yanditse. Rero iyo dusoma wenda igice cya kabiri, reka dusome mu izina rya Yesu. Urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya kabiri umurongo waho wa mbere haravuze ngo bene data kwizera kwanyu kwizera umwami wacu Yesu Kristo w'icyubahiro ntikube uko kurobanura abantu ku butoni. Nihagira umuntu uza mu iteraniro ryanyu yambaye impeta y'izahabu n'imyenda y'akataraboneka akinjira n'umukene wambaye ubushwambagara, namwe mukita ku wambaye imyenda y'akataraboneka mukamubwira muti mwicare aha heza, naho wa mukene mukamubwira muti wehoho hagarara iriya cyangwa wicare munsi y'agatebe k'ibirenge byanjye. yego Yesu agumugisha. Amen. Ndashakamo amagambo abiri gusa. Yonyine ijambo rya mbere ni ijambo rivuga ku mukire no ku mukene. Iyo dukurikirana amateka dusanga umuntu yavutse yambaye ubusa, siko biri. Umuntu yavutse yambaye ubusa ariko aza kwisanga mu bintu nawe atagezemo uruhare. Buriya ntihazagire ukubeshya ngo yakomeye wenda yabishyizeho. Biravuga ngo ntuzavuge ngo imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye nizo zimesheje ubutunzi, ihebere bwabo bwa bwenge bwabo, siko birivuga. Hano rero turasomye hano Yakobo yandika uru rwandiko rwanditswe na Yakobo. Yaranditse hano, urumva yatangiye avuga ngo bene data ngo kwizera kwanyu kwizera umwami Yesu Kristo w'icyubahiro ntibikube uko kurobanura abantu ku butoni. Nihagira umuntu uza mu iteraniro, hano yashaka ngo nihagira umuntu uza mu iteraniro, icyo yashaka kuvuga niba koko twaramaze kumenya Kristo akaba ari muri twebwe, hari ikintu bita kuringaniza. Yego. Natwe mfite icyumba nyobora. Iyo haturutse hari umuntu ubona ukomeye, uhita wongora abantu, ntuzi icyo ari cyo, ntuzi n'uwo ari we, uhita umuhamagara. Ukurikije imyenda yambaye, ukurikije uko yambaye, uko asa, uhita umubwira ati tambuka, umwicaze imbere. Urumva? Yego. Noneho hano Yakobo yandika runo rwandiko cyangwa yandikira abantu, arimo kubandikira. Yaranditse aravuga ngo umuntu naturuka hariya akaza mubona yambaye impeta y'izahabu cyangwa afite iby'igiciro, muzajye mumwicaza aho mugomba kumwicaza, na wa mukene naza ajyaza yicare bicarane. Yego. Hari akantu kamwe Yobo yajyaga akora nakunze. Yobo yari umuntu ukomeye mu gihugu cye Imawusi, urabizi. Yego. Ariko ngo igihe cye cy'umwaka cyabaga kigeze mu gihugu cya Usi. Mu gihugu cya Usi. Nanjye nevuze Imawusi. Cya Usi. Iyo yazaga, iyo yabaga nyine araho ngaho igihe cye cy'umwaka, hari akantu yakoraga. Iyo yabaga ngo yaguraga ibaro y'imyenda. Yego. Akagura
inkoko agashaka ihene agashaka intama agashaka ibyo kurya byose. None ngo yatumiraga abakomeye kuko umwami yarazagwe komagoma n'abandi bose bakazi we, kuko isomye 29 avuga ngo n'abakomeye n'umwami n'iki bose bacaga bugufi biturutse n'icyubahiro nari mfite. Ariko ubu ngubu buri wese arimo aramfata ijambo, buri wese aranjyana hashaka. None icyo gihe yarakomeye kugera mu rwego rwari hejuru, ariko yaraza agaciro k'umukene. Yego ni ukuvuga ngo iyo hazaga abantu yabanzaga agashyira abakene ku ruhande akabambika, ngo bafataga igihe cyo kubambika imyenda akabambika neza bagakaraba bagacya, ubundi akajya gute akabambika. None ikitangaza iyo babaga baje mu birori, uwabaga yaje wese bose yabicazaga imbere. Iyo habaga igihe cyo kurya nibo urumva yatetse inkoko, yatetse amafi, yatetse ibiryo byo byose. Iyo babaga igihe cyo kurya kigeze nibo batambukaga imbere. None batambuka imbere bakaba ari bo banza kwarura, abakire bari aho ngo bicaye. Akabanza kubwira, none bakamubwira ngo kuki se bari abantu bo hasi, kuki bari abantu bo hasi bakeneye basuzuguritse mu kuba turutisha, akaba ari bo bajya imbere kurya, burabikorera iki? Aravuga ati mwebwe mu firigo mwabisizeyo, ibyo kurya muba mubifite. Bari abakene birabiryo ntabyo afite, reka aribo tubanza, kubera ko nubundi bakeneye irango ko ntarayirya, bakeneye irambata ntayararya, bakeneye zirango ko ndetse na zira hene aribo banza kuzirya. Ngo akabanza akabareka, akaba ari wo nywa amaji meza bakarya neza, abakire bakaza kujyayo nyuma wenda abandi bakanivumbura, ariko ngo babakene bose bariye bahaze. Twebwe rero iwacu iyo twakoze ibirori tugakora ibirori, usanga abakire aribo tubanza gushyira imbere, none babakene tukaza kubajyana inyuma kandi byamaze no gushira. Hari umugabo hano Rwamagana, ni umukatolike, yakoze ibirori, akoze ibirori ngabanza abakene gutyo. Abakene aravuga ati mu buryo bwateguwe mubanze mureke bano bantu babanze baruri. None ngo abakene bavuga ati bigenze bite kuturutisha hano bakene? Ati mwe murabihorana, ariko abangaba baje babikeneye mubanze mureke barye. Nahise numva mukunze cyane, ntago ari umukristo ariko nabonye uburyo ahubwo ari bufite ubukristo bukomeye. Nubwo wenda atasenga atagira hasengera, ariko uburyo afite aho umuntu agaciro byahise binyereka ko ari umuntu udasanzwe. Hano rero Yakobo abivugaho, aravuga ati kuko bavuga ko Yakobo yari umushumba, yari umushumba mukuru. Noneho hano yasa nkaho hari nk'abakristo yabwiraga, kandi asa nkaho yavugaga ibintu areba, kuko isoma usanga titiri ivuga ngo uburyo bwo kurobanura ku butoni, uburyo bwo kurobanura ku butoni bugayitse, bigayitse. Ngo uburyo bwo kurobanura ku butoni n'uburyo bigayitse cyangwa bugayitse. Noneho arangije aravuga ngo umuntu naturuka hari akaza kwicara ku ntebe, muzamwicaze ku ntebe agomba kwicaraho, yaba yambaye impeta ya zahabu yaba akomeye, muzamwicaze agomba kwicara. Kandi n'umukene naza ntimuzamutandukanye nawe mukiri, nawe muzamwicaze mumwicaze agomba kwicara, ku buryo bose bicara baringaniye. Mu nzu y'Imana ntabwo bakwiye kuzamo ngo hagire abakomera bajya hejuru hagire n'abajya hasi. Hari n'igihe usanga undi wo hasi ari we Imana izi. None wa undi wo hasi wa undi wo hejuru agasanga Imana itamuzi. Nigeze nangazwa n'umuntu ngo wari kuri Kongo, ngo arangije ngo amaze gupfa, ngo arangije ava mu mubiri, ngo ave mu mubiri, ngo baramubwira ngo twari tuje kwakira umushumba. Aravuga ati se Jesse ni umushumba? Ati oya, we ntabwo uri umushumba. Hari umushumba umukecuru w'umukene uri hasi cyane, usuzuguritse utanazwi nawe ubwawe utazi. Uwo niwe ugusengera kugira ngo ubone ibintu uza kuvuga. Iyo amateraniro yo ku cyumweru yabaye, aramanuka akagusengera, yamara kugusengera warangiza ukaza uri wujujwe cyangwa uri mu bihe byiza, ukabasha kureba amateraniro ubone umushumba. Ngo yagarutse mu mubiri ngo ajya gushaka umukecuru, ngo yamwubaki, ngo yarategetse bamwubakira inzu nziza, baramugaburira baramutunga, kuko aravuga ati dore niwe mushumba. Bisobanura iki? Iyo abo turimo kugaya cyangwa turimo gushyira hasi, niba Imana irimo kubona cyane ko n'amasengesho yabo bumva cyane ko n'amasengesho yabo, kuko nta bibarangaza Imana irimo kuyumva. Hari igihe hari igihe ubu ngubu bino bintu ukora ushaka gusenga ariko akaba ari umuntu hasi urimo kugusengera utanamuzi, cyo ko Imana izaguhishurirwa umumenye. Nawe ugira icyo ukora, kuko ndabizi kugira ishyaka kandi ukora ibyiza kandi uzanabihembera. Turi ku ijambo ryitwa gukora ibyiza. Iyo usomye muri iki gice cyaho
ugasoma wenda nko mu gice wenda cya 23 wari wagize. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yakobo ibice 2 umurongo wa 23 haranditse ngo nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwaniriza no gukiranuka yitwa inshuti y'Imana. Amen. Yitwa inshuti y'Imana. Amen. Aburahamu ntiyigeze arobanura ku butoni n'umunsi n'umwe. Kwizera kwe kwaramutumbagizaga kukamwereka ko azabona ikidasanzwe. Urumva nta mwana yagiraga, ariko we mu rugo yakiraga buri wese, akakira abakene, akakira imfubyi, akakira abakennye, akakira bari hasi. None uyu munsi dufite ikibazo cy'uko umuntu yumva ageze mu rwego hari abagomba gusuhuza umuntu kare. Natangaye uzi ko umuntu abantu batazi ko bari mu isi, umuntu wihenura ku muntu kandi nawe utazi ejo hawe kuko asuzuguritse ari hasi akennye, ukahita umureba ukabona Aburahamu. Bibiliya iyo usomye 18 ikubwira uburyo ngo yakira abamarayika, ariko bakira bambaye ubusa, basuzuguritse bari hasi, bashonje. Arabakira, arabagaburira, arabambika, bariyuhagira, barangije barahanura. Baravuga ikindi gihe cy'umwaka nitugaruka uzaba ufite umwana w'umuhungu. Haleluya. Ariko abakire kuko atabaza. Dufite ikibazo cyo kubona umuntu w'umukene. Urumva hano Bibiliya tubwiye ngo iki? Aravuga ngo abakene, ngo iyo tubonye abakire ngo tubicaza mu myanya y'imbere, ariko twabona abakene tugashaka kubashyira inyuma. Siko Yakobo yavuze. Ariko Aburahamu abonye abakene we ntabwo yigeze yitaho ibindi, kandi ntabwo yarazi ko ari abamarayika. Kandi ijuru ryarateranye. Haleluya. Amen. Ijuru raterana ubwaryo riravuga ngo tubonye Aburahamu nk'inshuti yacu, ko hari ibintu bishobora guhinduka. Tubonye ko hari ibintu byahindukiwe. Yego. Abamarayika noneho babwira Imana ati niko bimeze, Aburahamu ni inshuti nziza, agomba kubona umwana, agomba guhindurwa amateka. Ngo barabiganira. Baravuga ati ntanjye simbyemera, mugende mwambaye ubusa, musa nabi, mushonje, tumupime turebe uwo ari we. Turebe kwizera kwe. Ngo arangije ngo bakimara kuza we umwuka ahita amusanga yumva bagiriye impuhwe, kandi ari abakene bo hasi. Ahita bakira, amaze kubakira barahanura ngo ikindi gihe nitugaruka uzaba ufite umwana w'iki w'umuhungu. Ukomeje epfo yaho 24. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Adatsindishirizwa no kwizera. Ntabwo umuntu atsindishirizwa. Ni ukuvuga dufite ikibazo abantu bafite. Hari umuntu uvuga ngo nakoze neza. Urumva? Nakoze ibyiza, nafashije abantu, naritanze, nasuye abantu, nagemuriye abantu, nakoze ibintu byiza. Abantu benshi bajya bakunda kuvuga gutyo. Akavuga ngo ibintu nakoze gusa ngo ni byiza ngo ikindi. Ariko hano hatubwiye ngo mubonye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo. Uyu muntu atsindishirizwa ahubwo. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Mubonye ko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera. Mbese muri make kwizera gusa ntibyagutsindishiriza. Kwizera gusa ntikwagira. Kandi n'imirimo gusa nayo ntiyakutsindishiriza. Bisaba ngo ube ugire kwizera ariko guherekejwe n'imirimo. Guherekejwe n'imirimo. Ni ukuvuga ngo kwizera kwawe kujyane n'imirimo. Siko atubwiye. Icyo ashatse kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo buri muntu wese Imana imufiteho umugambi wo kumuhindura amateka. Upfa kuba gusa uri ku isi, upfa kuba gusa ukora imirimo myiza, n'amateka yawe yahinduka. Yego. Hano Aburahamu ageze 25 yavuze ngo iki? Dore na maraya uwo Rahabu mwese ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora inzira nziza. Imana iguhumugisha. Urumva hano hejuru atubwiye ngo mubonye ko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo, atsindishirizwa n'imirimo ahubwo. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera. Mubonye ko umuntu atsindishirizwa n'imirimo atsindishirizwa no kwizera. Atsindishirizwa no kwizera. None ahita hepfo avuga uyu Rahabu, Bibiliya imuvugaho neza. Ahandi Kanani bari bagiye gutata. Noneho bagezeyo ngo bari bagiye niya miryango 12 bagiye gutata igihugu. Kandi Rahabu ni indaya aricuruza, atumira abantu ariko agira ngo arebe ko ari bubonemo amafaranga. Abatumira
aravuga ati ni muze binjiye mu nzu agwaza yambaye ubusa ngo barangije ariko bo bari bafite intego ntabwo bari bafite intego yo kwiyanduza ntabwo bari bafite intego yo gukora amafuti ariko ngo rahabu ababonye abonamo ibidasanzwe ngo batangira kumubwira kuko bari bamaze kumwizera bavuga ati twebwe twaje gutata igihugu twaje no kukireba kuko twasanze bene igihugu bariraye barahaze bayitwaye kumwe reka nkubwire dore umurongo wa 26 ngo nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka ubupfuye niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Imana ibumugisha. Amen. Ni naho turi busoreza aho ngaho. Bibiri ivuga ngo iki? Iravuga ngo Rahabu we yarabakiriye. Amaze kubakira bashyira no kuvuga Rahabu we yarabakiriye. Bahita bamubwira uwo ari we. Abari baravuga ati twebwe twaje gutata iki gihugu. Twasanze iki gihugu ibintu birimo kugikorerwamo. Iki gihugu cyahawe Abisirayeli. Ndagira ngo nangaze rino tangazo. Wene naryo uzabanza. Ni ukuri si ukubeshya. Imana isa nkaho yatoranyije abantu. Imana igenda itoranya abantu, igenda batoranya, bamwira bazamura, ibagira abo kwifuzwa. Yego. Imaze kubazamura, bamaze kubagira abo kwifuzwa, habaho ikintu cyitwa ko abantu bose bamaze kumva ko bakomeye, abantu bose bumva ko bafite ibyubahiro, abagenda bumva ko bagaragiwe, abumva ko bafite ibyubahiro. Imana ubwayo irimanukira bose irakongobora, ikubita hasi. Ukabona umuntu n'umushumba afite amayisikoti nkabira meza atya kandi Imana ari ibasha kutwereza abamarayika bayo, ugasanga undi ni potre, undi ni ikintu mbega abantu bakomeye. None Imana iramanuka iraze kubita hasi. Imaze gukubita hasi icyo cyiciro cy'abashumba n'abarimu n'abandi bose igikubita hasi. Imaze kugikubita hasi ubu ngubu abantu benshi bari hasi. Bamwe basubiye gukora imirimo ndetse banashaje batashoboye. Siko bimeze. Kandi barakoreye Imana ariko kwa ko bagiye bakora ibintu bitanejeje Imana. Yaraje bamwe bagira abashumera abandi bakubita hasi. Uyu munsi bari hasi kuryo bashonje. Siko bimeze. Ariko si cyo ndashatse kuvuga ibyo ngibyo byarabaye abantu bayibona. Imana yagiye bivuga kuntu igiye kukonkobora, kuzamura, guhana, guhemba, ibintu byose yabivuga gutyo abantu bakabyumva gutyo. Noneho Imana ikintu kimanuye imanutse noneho buri muntu wese kureba icyo yamuhaye. Cyaguhaye shite yanjye. Birashoboka ko wabaga mu birere. Je gucekinga. Birashoboka ko wabaga mu birere. Yego. Ariko uyu munsi ufite velvet. Iyo velvet ni urimo gusambanira. Uyu munsi ufite inzu y'amakaro, umugore wishakiye umuramuro ukabona nta gaciro afite kandi mwararya gusu ubona ari mwiza. Ariko uyu munsi kuko uri mu nzu y'agaciro buri wese ayibona, kuko ujya mu nama zikomeye z'abakomeye n'iki, urimo urareba ukabona nta gaciro afite. Ukuri. Uyu munsi urakinyuma ukamukinya ukagenda ugasambana ugakora iki kubera umurego w'ibyo umaze kugeraho. Nshuti yawe. Bibiri ivuga ngo iki? Iravuga ngo dore murashonje, muranababaye, ngiye kubaha gakondo y'igihugu. Ariko iki gihugu ni mukigeramo muramenye ntimuzirare. Icyambere muzaba mu mazu mutubatse mbwese ukuri. Ko birivuga ngo yo navuye mu nda mama nambaye ubusa, zasura mu nda y'isi nacyo nambaye. Niba koko tubasha kuva mu nda za mama twambaye ubusa, ubu uyu munsi imodoka afite cyangwa iyo afite cyangwa icyo cyubahiro afite, yego nshuti yawe, ibyo bintu byose afite wamubaza aho yabikuye nawe akakubwira. Si Imana yabimuhaye. Imana. Kandi benshi babihawe kubw'amasezerano. Nzakugira gutya, uzaba mu diaspora, ujye muri Amerika, ujye kuba muri Amerika. Hari ubumva ngo ageze muri Amerika kumva yageze agakora ibyo ashaka, kandi Imana ariyo masezerano yasohoye. Hari wari muri Canada, hari muri mu Bushinwa, hari abari hehe bagezeyo bisanisha n'andi mahanga, bibagirwa Imana yabateruye batereka mu kindi gihugu, ibaha amasezerano, batajya kurya ibyo bataryaga, bambara ibyo batambaraga, babaho batabaga. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese najye kubona n'isaha ijye gukora kuri buri wese, Imana ikareba urwego yamukuye n'urwo yamugejemo, none gapima n'imirimo. Bibiliya yatubwiye ngo iki? Yatubwiye ngo hano ucyagiye tusomye ngo iki? Ndagira ngo tubwire buri muntu wese udukurikirana. Bibiliya yatubwiye ngo hano iyo usomye 24 abonye yuko umuntu atsinishizwa n'imirimo adatsinishirizwa no kwizera gusa. Bisobanura iki? Imana yarafashe irangije ibaha umuntu ikamuzamura ikamugeza mu rwego runaka. Ibyo Imana yashatse ko bakora bo barimo barakora ibyayo. None se reka nkubwire wenda Daniel,
ubu ushobora kuba warahize imihigo ukabwira Imana ati Imana numva inzu nziza nanjye abakene bazajya baza nzajya mbareba yego ariko ubu ngubu ufite salo ebyiri ufite salo y'intebe ziri VIP hakaba na salo y'intebe ziciriritse umukene nazo uzamushyira kuri zane ngo atakwanduriza intebe kandi uwo mukene nawe yabibona yego undi akaza ukamuha icyayi cya mukaru akakinywera inyuma hari nabo uzana kuko kari abakene ntibabashe kugira gute kwinjira bakakirirwa hanze ariko haza ukomeye kuko ari mugenzi wari umukire mugenzi ukahita umwicaza muri za ntebe zihenze kandi nyamara byose ni Imana yagize gute yabibahaye siko bimeze noneho rero buri muntu wese Imana ijya gupima irebe ubundi yaduhaye ibyo yagiye duha urwego yagiye dushyiramo irareba ngo akafuka k'umuceri guha urinda ukamara ugasangira n'abangaye ese amafaranga ufite iyo uyafite ukayarya uyamara ufashije abangaye n'urugero buri muntu wese yagiye gupima niba usanga buri muntu wese yabihaye ahubwo yaragiye abijyana mu bintu bidafite umumaro yongera ibimwaki iyo usomye muri Samuel usangamo ibintu bikomeye usanga hana ubwo yivugira araba ngo wari hejuru arimo araca inshuro kandi wacaga inshuro ari hejuru bisobanura ngo rero iki ni icyiciro cya mbere cyararangiye icyiciro cya kabiri kigiye kuza ni icyiciro cyo kuza kupima buri muntu wese ibyamuhaye uko arimo kubikoresha ese Imana yarabiguhaye ngo ujye kubisambaniramo Imana yarabiguhaye ngo wirate wiyumve ko ukomeye uzi ko hari umuntu ushaka kumugera ku mukene ntanamusuhuze ndabeshya n'ukuri nawe yamusuhuza hano rero avuga ngo Rahabu we ngo yakira abashyitsi urebe kuntu ni indaya barakira atabazi ariko ngo arebye uburyo ari abantu b'Imana ngo abagiraho umugisha noneho ngo arangije ngo barangije baje arabafata abanyuza ku nzira z'ubusamu ni kubibona abanyuza mu nzira z'ubusamu amaze kubanyuza mu nzira z'ubusamu barigendera ngo ariko basiga bavuga ngo nitugaruka muri iki gihugu ngo tuzasange bashyizeho nawe ikimenyetso kizakurokora kandi ni indaya kandi koko bahaje ubwo ibindi ibizu byarimaguritse biragwa kwa Rahabu ntacyo habaye ese nshuti yanjye wowe ugiye dukurikirana niba Imana yarwaye ngo biba ibyo ibikurinda n'abana we n'umuryango n'inshuti uyu munsi ukaba urimo kubizanamo ubugome urimo kubizanamo ubugambanyi urimo kugambana urimo kubeshya urimo gusamba urimo kwikorera ibyaha ibyo Imana yakubwiye noneho kumurimbuza kugezeho kandi ugomba gukora ibintu byiza abo ngabo urimo kwakira nibo bazagaruka bakurokore none baza n'ubasha kubakira kandi ibyo ufite wavutse wambaye ubusa ni Imana yagize gute yabiguhaye hepfo hatubwiye ngo 26 haryo umuntu yari afite inshuti eshatu ariko izo nshuti eshatu yari afite ngo arangije ngo atumirwa mu rubanza kandi yari umuntu ukomeye ufite amafaranga uri umuntu udasanzwe ariko akaba yaragiye akora ibintu bitandukanye noneho ngo arangije atumirwa mu rubanza ajya ku nshuti ye ya mbere avuga ati nshuti ya ko natumiwe mu rubanza wamerekeje tukajyana mu rubanza iramuga ngo ntabwo bishoboka mfite gahunda nyinshi ntabwo nava hano hari ibyo nibukore hano iwanjye abwira inshuti ya kabiri amuga ati rero ndaguherekeza ariko urwo rubanza ntabwo turi burwinjiranemo urarwinjiramo wenyine ariko njye ntabwo turwinjirana abwira inshuti ya gatatu iramubwira ati humura no mu rubanza turajyana umva inshuti no mu rubanza turinjiranamo inshuti ya mbere ni uburyo Imana ikuzamura ikakugeza hadasanzwe ikaguha amafaranga ikaguha imodoka aho ugatangira ukayikuramo ibyaha utangira ukayikuramo buriya hari abantu bazamuka Imana yabazamura bakaba abagome akavuga ati reka mbe umugome kugira ngo hatazagira n'umumenyera babone ko nanakomeye babone ko nakiriwe mu rwego rumwe nabo njye nereka n'imiryango ko mbaruta hagira n'upfa kaza muri ya modoka yagagaye nakasha adashaka kuvugisha abaturage yavukiyemo yakuriyemo yabajyamo akaba ari umuntu ukomeye nyine akavuga ibyo avuga ariko akabivuga ari hariya abandi baba barimo gusangira cyane mu cyaro baba mu nzoga badakijwe ugasanga inzoga ye itandukanye n'izaba akabagura ariko akabagura bari kure ye ngo barimo baramunukira mu kanwa kuko arakomeye nyine n'udasanzwe n'udasanzwe none rero iyo nshuti ya mbere yari inshuti byasobanuraga iki kuba ukomeye uri umuntu udasanzwe uri hejuru abantu bakubaha ibintu bifite iyo nshuti ya mbere ni imirimo nako ni ibintu yari afite iyo umuntu amaze gupfa ntabwo bya bintu abijyana bya bintu cyacuba ubundi Imana ibiguha kugira ngo ubikoreshe ibiguha kugira ngo ukore imirimo yawe ahubwo uwo urabibonye uratangiye kuba umuhatari utangiye kuba mugari utangiye kubona imodoka nta wayicaramo nta muntu mbega urakomeye ugusuje ubakaraba
kandi Imana iguhaye kugira ngo uce bugufi bose bagukateho kugira ngo ikugeze mbega imirimo izaguherekeza ariko wowe ubuze ubwenge kuko wapfuye kwiza kudafite imirimo kwagupfuye no kuri noneho inshuti ya kabiri ni imiryango ndanye nukureka nkubwire mu nshuti ngira nawe ubamo kandi pe ndabizi ikibazo nagutura ntiwabura kucyumva ubwo turakundana ariko ndanye twajyana mu isanduka bakadushyingura nibiba umugore n'abana naba nkubeye baza batukajyanamo wabubeye uzabona umuntu arira ubona ari karaze ngo mureke ngo twakundanaga ngo reke tujyane mu byahise niyo bamureka burya ntiyajya bakamufata yewe ariko burya ntiyajyamo inshuti ya kabiri niyo ngiyo ni imiryango inshuti abagukunda inshuti ya gatatu ni imirimo myiza ya indi twatangiriyeho ya indi sigara iyi mirimo yawe myiza ibyo wandikishije mu ijuru nibyo ugenda usanga rero tujye tukunda kurimbisha amazu yo mu isi tukubaka amazu tugakorera inzu zacu tukazirimbisha amakaro tugashyiraho rangete ariko ni gute ubugingo tutamushyiraho rangete ngo dushyushyeho amapave tumutunganye ugasanga inzu yo mu isi turahihikana cyane barayubaka nuryama nusinzira bakubakira bakora design bahindura ibindi kuki tutarimo kubaka amazu yo mu ijuru kuki twubaka mu isi gusa ariko inzu ya gatatu imirimo ya gatatu uwo inshuti ya gatatu ni imirimo myiza iyo yakoze iyo niyo abasigaranye gusa yari inshuti ntaza bakibonye ari imirimo mu isi bayasigaye ariko tuba turakunda isi iby'isi tukagira ugasanga umuntu arakomeye mu isi ameze udasa ariko yamara gupfa akajya kuburana gato yakoze ugasanga wagera yuko iyo nza kubimenya byose nkabitanga iyo nza kumenya nkajya mora kwa muganga sura abantu iyo nza kubimenya nkajya muri abantu baciritse nkaca bugufi iyo nza kubimenya bari abantu nkabafasha ariko kubera ko wari upfuye ntabwo babasha kubikora ikibabaje nuko abantu bapfuye iyo umuntu apfuye ntakora imirimo nta mirimo aba afite dusoza rero inshuti yawe wowe udukurikiranye izo nshuti eshatu urazumvishe ibyo urimo gukora byiza nasomye birambwira ngo tugeze mu ijuru iwacu ngo barabazavuga ngo mwami sinahanuraga mu izina ryawe ubu dufite abantu iyo bazi guhanura pe ibitangaza bikanakoreka ariko bihwanye n'irari ryabo Imana itabaza dufite n'abandi bahanura biciririkiye ariko Imana ikabibaza ari bizavuga ngo sinagusuye ngo si wansuye cyagene mu nzu y'imbohe undi ati ntabwo nakubonye ati cyagiye wajyaga mu nzu y'imbohe cyagiye wafashaga abantu cyagiye witangaga bino wakoze n'ijya bikoraga ngo irambura amaboko imwakire dusoza rero inshuti yanjye numvise ibintu byari bindimo biturutse n'ibintu nabonye kare nabonye umuntu areba undi akamubwira ngo ndavuze ngo sohoka wowe nta n'agaciro ufite mbona umuntu abwira undi ati wowe genda ujya kugwa ahandi ugenda ujya kugwa ahandi kibaza nagenda ajya kugwa ahandi ejo we harahaza nshuti yanjye wowe ukanagira isi ntayibabaza kandi isi ntisakaye dusoza ndagira nkubwire wowe udukurikiranye urwego ugezemo ni Imana iri kugejemo kugira ngo ukoremo ya mirimo ya nshuti ya mbere kugira ngo ya nshuti ya gatatu ariyo mirimo yawe uzayijyane murakoze nk'umuntu ugiye gukizwa aribwo bwa mbere ashaka kwizera Yesu umwami n'umukiza ngo abe mu bugingo bwe kandi abasha kumukoresha kandi azabone n'ubugingo tujya tubwira abantu ko ari ibitabo bibiri hari igitabo cyo Satani yandikamo amabi hakaba n'igitabo Imana yandikamo abayo rero niba ushaka kugira ngo uve mu gitabo cya Satani ushobora kuhaterekeraga wajyaga mu bapfumu wakoraga ibyaha usama ukora ibyaha ariko ukaba ubona byarakuzengereje ubona ushaka kureka ukabona imigozi iracyagufasha wowe ukora akantu kamwe gusa uza gukora kuri ekara cyangwa kuri telefone yawe uvuge ngo bambwiye ngo nizere ko ninyukoraho gusa karande zose n'ibyo nakoraga byose biramvaho ubundi mbohoke mbo mwana w'Imana uvuge aya magambo uyasubiramo uvuge ngo aho narindi mu bujiji ariko ubujiji ndaburetse ari cyo cyo n'uvuge uvuge ngo nari muri karande ariko karande kubwo umukozi w'Imana umbwiye karande imigozi yambwiye ngo iracitse wizere uvuge ko imigozi icitse nari mu busambanyi n'ibindi byose nakoraga ariko ndabiretse nyandukura mu gitabo cy'abarimbuka unyandike mu gitabo cy'ubugingo ako kanya ukimara kuvuga iryo jambo Imana yahite kwandika mu gitabo cy'ubugingo tukabwa n'uwari warasubiye inyuma uvuye ngo narimboshywe ariko nyimara kumva ijambo ry'Imana riransinze ngura mu gitabo narimo cya Satani nshuti yanjye wo dukurikiranye tugiye kukwatuza ariko tumara kukwatuza kuko wemeye guhinduka no gukizwa amagambo tujye kuvuga ugende uyasubiramo kandi uyasubiremo neza witonze vuga ngo mwami Yesu
nari kure cyane ntazi n'Imana rurimo, ariko kubwo kumva ijambo ryawe ndatsinzwe, njya hasi, nemeye guhinduka, nkava mu gitabo cya Satani handikwa mu gitabo cy'ubugingo. Kuva none aka kanya nari umusinzi, nari umusambanyi, nari umujura, nari umubeshyi, ariko nanjye nzamuye ikiganza mvuga ngo kuva aka kanya sinzongera gusubira inyuma ukundi, ngiye kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, azabe mu bugingo bwanjye. Ariko nanjye icyo nsaba Kristo, ankure mu gitabo cy'abarimbuka none n'iteka, anyandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo nanjye nzabone ubugingo buhoraho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero tujya kugusengera uvuge ayo magambo kubwo guhinduka no gukizwa. Mwami Yesu, kubwo uyu muntu uciye bugufi akaba yemeye guhinduka, yari yabaswe na kamere, ndetse kamere zaramujyanye kure cyane, yari mu busambanyi, yari mu bujura, yari mu byaha bitandukanye, ariko yemeye guhinduka no gukizwa. Kuko yemeye gukizwa rero, mukure muri iki gitabo nkuko tumusengeye, mukure muri iki gitabo cy'abarimbuka, umushyire mu gitabo cy'ubugingo, kandi kuva none iteka azagukorere kandi agukorera ibyiza. Ibi byose yakoraga byose birangira ahubwo aho amateka yo gukora ibyiza, kandi azagirirwa icyizere, uzamusige amavuta y'igikundiro gitume benshi bamukunda. Mu kazi yakoraga agirirwamo igikundiro, mu bushumeri umusige igikundiro abona akazi, abashe guhinduka. Kandi niba yaranarwaye kanseri umukize, yararwaye diabete, indwara zidakira, sida n'izindi ndwara zose zo kuruhu, indwara zose yararwaye kuva ku mutwe kujya ku kirenge, zose zumukize, yaba uri hanze no mu Rwanda, kuko yemeye guhinduka agatandukana na karande, agatandukana n'ibyaha, akaba yemeye kukwemera, ukakomera mwami n'umukiza umuhindu. Kandi dusengeye n'uyu muntu wari waraguye arabaswe, ndetse na kamere zaramaze kumubata, abaswe na Satani, akaba yemeye guhinduka, ariko akaba yari ku munyafu. Nawe ni umuhindure cyane, ubashe kugira aho umugeza, kugira ngo nabashe kukwizera, kugira ngo azagire iherezo ryiza. Kandi dusengeye n'uyu muntu wari warakomeye akagera hejuru, akabona amafaranga akibagirwa, agatwarwa n'isi ikamutwara, bigatuma yumva ko akomeye, ariko kuba akurikira kino kiganiro akaba yemeye guca bugufi, akaba yemeye guhinduka. Nawe turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umwereke umurongo wo kunda kugiye kugukorera, kugira ngo agire imirimo myiza izamuherekeza. Urakoze kubwo ijambo ryawe, benshi bagiye kuryumva rikaba rigiye guhindura, yaba ari ugiye kwiyahura, yaba ari ugiye kwiheba, yaba ari ugiye mu byaha bitandukanye, bose bakaba bemeye guhinduka no gukizwa. Kandi n'uwari ufite amadeni ukaba ugiye kumwishyurira, uwari ufite ubukwe ukaba ugiye kubukora, wowe ubwari bwarapfuka bubugaruye. Buri muntu wese udukurikirana ufite icyifuzo cyari cyo cyose, uwo miryango yaze, uwo inshuti zanze, uwo bagambaniye, uri muri gereza n'ahandi hose arengana, umurenganure. Kandi urakoze kuko abo dusengeye n'icyo kugira ngo uyizamure, ukomeze ushyire benshi bakomeze bayirebe, kugira ngo benshi bakomeze bahinduke, kuko byose biri mu kiganza cyawe. Ubikoze byakunda. Urakoze kubw'umugisha wawe, urakoze kubw'ibyo uhinduye, urakoze kubw'amateka uhinduye, urakoze kuko umanukiye kubikora, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Amen. Abazadukurikirana rero, telefone yanjye mujye muduhamagara, cyane cyane nk'abari hanze hari abajya baduhamagara, ariko mujye muduhamagara 0782 54 38 73. Murakoze.